umuntu asiga ikimwirukaho ntasiga ikimwirukamo. Hari abantu benshi batekereza ko ikibazo bafite ari igihugu barimo. Hari abavuga ngo iyo mba Dubai mba ndi umukire, iyo mba muri Amerika mba ndi umukire, iyo mba i Burayi mba ndi umukire, iyo mba ntuye mu mujyi wa Kigali mba ndi umukire. Ariko reka nkwibarize, ababa bose Dubai ni abakire? Abimukiye Amerika bose ni abakire? Ababa i Burayi no mu mujyi wa Kigali bose se ni abakire bo? Ese bo ibintu byabatunganiyeho cyangwa nabo baracyahiga ubuzima? Nubwo atari igihe cyose, aha hose twavuze ntibabayeho kimwe bose. Hari abakene, hari n'abakire. Hari igihe usanga ikibazo atari aho uri, ahubwo ikibazo ari uwo uriwe. Ukabona umuntu yimukiye mu kindi gihugu ariko aracyaryama kugeza saa sita. Yageze i Burayi ariko arirwa asura abantu nk'aho yagiye kuba umukerarugendo. Yaguze laptop nshya ariko Netflix iracyamurusha imbaraga. Yafunguye business nziza ariko ntiyafunguye discipline ye, imyitwarire ye. Twibuke ko nta discipline byose biba ubusa. Umuntu asiga ikimwirukaho ntasiga ikimwirukamo. Hari umugabo wahunze ubukene ava mu cyaro ajya mu mujyi. Agezeyo aravuga ati noneho ubuzima burahindutse. Ariko icyo atarazi ni uko yimukanye n'ibyo bimukenesha. Mu cyaro yakererwaga kubyuka ngo ajye guhinga. No mu mujyi arakererwa gufungura shopu, arakererwa gufungura iduka rye. Mu cyaro yakundaga gusinzira cyane agahora yiryamiye. No mu mujyi nuko ikinyuranyo gihari nuko basinziye afite wifi. Mu cyaro yahoraga mu byumba by'amashengesho. No mu mahanga nuko ikinyuranyo nuko asengera kuri Zoom. Abantu benshi basiga ikibakurikira, basiga ikibirukansa, ariko ntibasiga ikibaturukamo. Baragendana. Ushobora kuva mu bukene ariko niba utarahindutse mu mutwe, ubukene buzagushakisha bukubone. Ushobora kuzenguruka isi. Hari abantu batekereza ko pasiporo ari ikiza ubuzima. Bavuga ngo ningera muri Amerika nzahita nkira. Nyamara ikibazo si igihugu, ikibazo ni habits, ni imyitwarire yabo. Urugero, umuntu ari i Kigali aryama saa 7 z'ijoro akanguka saa 4 za mu gitondo. Nta planning, nta saving, nta discipline. Yagera Washington agatekereza ko amafaranga azamukunda kubera gusa yahinduye time zone. Umva nkubwiza ukuri, iyo urwaye indwara idakira niyo wuri indege bagarura umurambo. Icyo bimara bagutera ikinya cyo kugabanya ububabare ukibeshya ko wakize. Muri make nta gihugu utakiriramo, nta n'igihugu utakeneramo. Nta gihugu gishobora gukiza umuntu. Nta gihugu cyakiza umuntu adafite discipline, adafite kwiyobora, adafite kwitsinda. Kuko aho ugiye hose ujyana nawe ubwawe. Kwimenya no kwitsinda ni ingenzi. Ikintu gikomeye kurusha business ni ukwitsinda. Hari abantu benshi batsinda abandi bose ariko ntibabashe gutsinda ubunebwe, ntibabashe gutsinda kurangara, ntibabashe gutsinda excuse, ntibabashe gutsinda ubwoba, ntibabashe gutsinda procrastination. Muri make ntibabasha kwitsinda bo ubwabo, kandi umwanzi w'umuntu ni ubwe, habits ze, imico ye. Ugasanga umujene afite ibitekerezo byiza cyane, yandika muri agenda ye, ariko ati nzaba millionaire, nzubaka kampani ikomeye, nzagura amamodoka ahenze kandi meza. Yarangiza agafata phone, TikTok, WhatsApp, status,
YouTube shorts, akabimarana amasaha 4 atakuraho ntacyo bimwigisha. Intego ze ziracyari muri agenda nk'imfungwa. Abandi benshi ntibatsindwa n'ubushobozi buke, batsindwa no kutabasha kwiyobora. Nta business yakura niba emosiyo zawe zikuyobora. Nta business yakura niba guhora muri comfort ari byo boss wawe, niba mood ari ikora gahunda zawe. Iyo udashoboye kwitsinda, amafaranga aragukoresha, ntubasha kuyakoresha. Amarangamutima arakuyobora. Distraction n'uburangare bikwica gahoro gahoro. Hari benshi binjiza amafaranga binjiza amafaranga make kurushayo winjiza, ariko bakurusha kubaho neza. Batera imbere, ifaranga ryabo rikabyara irindi. Wowe winjiza miliyoni 2 no kurenzaho, ariko nta mahoro ufite. Undi yinjiza 400,000 gusa, ariko arasinzira neza, nta stress z'amadeni, afite saving, afite gahunda, afite umuryango umeze neza. Muri make, ifaranga rye ryinjiye azi kurikontorora no kuribyaza irindi. Azi kuribyaza irindi mbere yo kurikoresha. Wowe urikoresha mbere yuko rikugeraho. Waguze phone nshya buri mezi 2, stress nyinshi, amadeni menshi, panike z'amafaranga ni zose urazihorana. Kubaho neza ntabwo ari amafaranga gusa, ni uburyo utekerezamo, uburyo ubaho, uburyo ugenzura emosiyo zawe, uburyo ukoresha amafaranga. Hari abakire bafite amafaranga ariko badafite ubuzima, badafite imibereho. Uko ubwenge bwubaka ubukire. Reka turebere hamwe uko ubwenge bwubaka ubukire. Ushobora gukora imyaka 10, ariko imyitwarire yawe, habits zawe mbi zigatuma uhora aho uri. Habits zo gupfusha amafaranga ubusa, habits zo guhora gutinda, habits zo kutiyungura ubumenyi bushya mu bijyanye n'amafaranga, habits zo kwiyemera ubaho ubuzima burenze uwo uriwe, habits zo kugura ibyo udakeneye. Ibyo byose ni nk'imyobo iri mu gikapu cyawe cy'amafaranga. Nubwo amafaranga yinjira, azahora asohokera muri iyo myobo. Success ntabwo itangira kuri bank account gusa, itangira mu bitekerezo byawe, muri gahunda zawe, mu buryo ukoresha umunsi wawe. Umunota wawe ujye uha agaciro. Niba ushaka guhindura ubuzima, ntutangire ushaka igihugu gishya, tangira kuri mindset nshya, habits nshya, discipline nshya, verisiyo yawe nshya. Kuko iyo umuntu ahindutse imbere, ubuzima bwe buhinduka n'inyuma. Ntusige gusa ikikwirukaho, usige n'ikikwirukamo. Ntuhindure igihugu gusa, hindura na habits zawe. Ntushake amafaranga gusa, shaka ubwenge bwo kuyakoresha, shaka ubwenge bwo kuyayobora. Kuko umuntu utsinze isi yose ariko atarabasha kwitsinda, aba ataratangira gutsinda. Ndasubiramo. Ushobora gutsinda isi yose, ariko wowe ubwawe kwitsinda bikakunanira. Bityo aho ugiye hose uzagorwa no kwitsinda. Kenshi na kenshi amafaranga winjiza si ikibazo, uburyo uyakoresha nicyo kibazo, uburyo uyabyaza andi. Ifaranga riba rigomba kubyara irindi. Amafaranga 2 aba agomba kubyara 4 mbere yo kuyakoresha. Niba winjiza 5,000, mbere yo kuyakoresha banza uyabyaze 6, uyabyaze 7, ubone gukoresha asigaye. Niba udahinduye imitekerereze, ntuzahinduka. Imodoka igiye kukugonga, ushobora kuyisimbuka ukayicika ukiruka. Umugizi wa nabi kwitambitse, ushobora kurwana nawe ukamunesha, ukamutsinda. Ugeze mu ishyamba igiti kikajya kukugwaho, wasimbuka ukagicika. N'inzu nuko. Yewe n'imbwa igiye kukuruma, wasimbuka ukayicika cyangwa ukarwana nayo. Ariko wowe ubwawe ntiwakwiyimuka, ntiwakwicika, kuko ujyana nawe ubwawe. Icyiza ni uguhinduka,
ukabona kwiyimuka. Umuntu asiga ikimwirukaho ariko ntasiga ikimwirukamo. Niba iyi video gukoze ku mutima, kora like, kora share ku nshuti zawe na subscribe, utazacikwa n'amasomo ataha, kuko nta handi uzasanga amasomo meza uretse hano kuri Shishoza TV1. Mwakoze cyane, naho ubutaha.